sibyo ntabwo bazamutumira ibyo nta kibazo uyu n'ubushake bwabo nta nubwo ibyo uvuze bazabyumva reka ntanga igitekerezo reka mubwire uko bizanagenda kandi sinzaba nyirimo iriya nama nta n'ikintu izageraho ahubwo izateza imvururu hagati ya East Africa na SADC ibyo nta kibazo ibyo bintu ndikwiriye mu maso ibyo nta kibazo reka nkomeze mvuge ko nakwifuje ko ibintu byakagenze hanyuma rero abantu bakwiriye kubwirana ukuri tuve muri iki kintu kirimo kubakwa nacyo ngiye kukigeraho nje natekereza ko ari ikintu kibi cyane muri aka karere kizabiba urwango sibyo iki kintu cy'abantu bimitse njya numva abantu bakunda kukivugaho cyane ari abakongomani sibyo iyo ngengabitekerezo ya ampire himatutsi n'ababantu barimo kugerageza kugenda bashimangira n'umuntu akavuga ngo twebwe ababantu kugira ngo harimo ikintu kirimo kindi ibyo bintu nabyo ndashaka mwibuke muri 67 sibyo by the way Algeria hari burya tufite ikibazo nje mfite ikibazo n'izi kaminuza zacu zo mu karere hari ibintu abantu baba badakwiriye gusiga inyuma bakwiriye kwigisha abantu bakabimenya kugira ngo bave mu buhenebere icyo mvuga ngiki rero Algeria kugeza uno munsi wa none ibi bya social class tujya twikiramo by'abahutu n'abatutsi nkuko byari bimeze mbere byatewe inkunga n'ababirigi byo batangira gupima amazuru y'abantu no kubakira muri classes n'ibindi ntabwo byari hano gusa sinzi niba ubizi buriya Tanzania sibyo urumva Tanzania ubwayo mu bice byahoze bisa nkaho byegamiye ku bwami bw'u Rwanda bugari sibyo bafitemo abahutu n'abatutsi ariko ntago bigeze biba ikibazo kubera iki kubera umugabo witwa Nyerere ndakubwira igihe byabaye muri 67 ubwo bakira itegeko nyuma yaho abanyambo sibyo yego bitwa burya uyu munsi wa none nicyo kintu kirashakeje ubu se watandukanya abanyambo ukabatandukanya n'abahima bo muri Uganda cyangwa abanyangore bavuga ururimi rumwe bose bameze muri abo banyambo rero hajemo ikibazo nabo abitwa muri Tanzania babita Bairu ariko abanyangore bo hakurya bakabita Biru ari nabo bavuga ko ari abahutu bahariye hakabamo n'abahima bamwe barahinga abandi bakorora sinzi icyo kintu ucyumva neza icyo kibazo rero kiza kubaho Abeiru n'abanyambo bahariya aribo barimo ababahima barimo the likes ba Museveni n'abandi iyo ngiyo bigeze kugira ikibazo muri 68 Nyerere aca itegeko ko azana yubaka ikintu cy'ubumwe bw'abatanzania budashingiye ku moko nuza kureba mu gace ukareba Kasuru sibyo ukareba Biharamuro ukareba utu duce twose twa hano hafi Kagera na za Karagwe uzasangamo abafite abamuko ku banyarwanda muri abo ngabo uzasangamo bikasifiya nk'aho ari aborozi n'abandi bikasifiya nk'aho ari abahinzi nibyo nkubwira ko iki kintu abantu badakwiriye kugiha amplitude politique ahubwo bakwiriye gusubiza ubwenge ku gihe bakareka ababikoresha ntekereza ko bishobora kuba ibi bintu bifite n'amamuko mu mizi y'abakoloni n'abahistori bashaka ko abantu bakomeza kuryana muri aka karere ibyo rero iyo tuje tukajya aho ngaho ntabwo abantu bakwiriye bamwe mbese uyumvisha gute kuvuga ngo ni division of labor nk'uko uyu munsi uri umunyamakuru hakaba hari undi muntu ukanika ukora ibindi ibyo ntabwo bikwiriye kuza ngo ubigendere ujye no magambo noneho ngo ubigire ikintu kimeze nka ubigire rasi kuko ntabwo bisobanuka iyo ugiye kujya mu bwenge usuje ubwenge bwawe ku gihe ntabwo ushobora kumbwira ngo ibyo bintu ushobora kubigira rasi ntibishoboka nk'uko bari bafata ibyiciro by'ubudehe ugahita uvuga uti bariya n'ubwoko ibi bintu ntitwabyamaganye tujya kwamagana abadirigi n'abandi uvuga ngo ibi bintu bizateza ikibazo uribuka ko turi hano byari kuzahinduka ubwoko uribuka ko turi hano turi mu bantu bamaganye ikintu cyari kimaze kwaduka hano cy'abantu kwire mu dutsiko ngo aba ni abadubayi aba ni abankabuga naturinze no kuvuga nti mwabantu mwe b'ubwenge bukemwe hari uwigeze yakaviza ajya guhungira i Bugande cyangwa i Burundi cyangwa Kongo cyangwa Tanzania ko uwari uri mu bufundu kubera nta handi yagomba guca agomba kujya i Burundi uwari uri mu hariya ni mu Rukiga yagomba kugeza yari kujabuka akajya i Bugande uwari mu bice by'igisaka yari kujya ni muri Tanzania uwari uturiye hirya mu Bugoyi yagomba kujya ni muri Kongo ariko byari bitangiye kuba ugasanga bamwe barawera mu tubari twabo abandi stupidity ibyo tubishyira hanze turabyamagana kandi thank God bisa nkaho bigenda birekwa kuri byari kuba ikindi kibazo uyu munsi rero wa none abantu bakabona Kongo n'u Burundi badevelopa iyo agenda y'ubugoryi
yo gutandukanya abantu. Ntihagire n'umuntu ugira icyo avugaho, ntihagire n'umuntu ubihuza na colonial past, ntihagire n'umuntu usobanura icyo kintu haba muri za kaminuza, ahubwo abantu bagakomeza guceceka gusa bakavuga ubusugire bwa Kongo, ubusugire turabwemera. Ariko se abantu hari ibintu biri soviha twemera, sibyo? Twemera territoire ko igomba gusugirwa uko bimeze kose ikabungana, ariko tukemera n'abantu batuye kuri iyo territoire. Abo nibo bantu bakomeye kurusha na leta ishobora gutekereza abaturage bayo niyo territoire kuyirinda, sibyo? Cyane. Ubwo rero icyo tuvuga ngiki, ntabwo abanyarwanda bateze kuva muri Kongo rwose, nta nubwo bateze, yaba ari Afurika y'Epfo, ndashaka abantu babyumva, yaba ari Kisekedi, ariko bavuga nabakatiwe imipaka. N'abanyarwanda nyine baho, nicyo mvuze, ntabwo abanyarwanda nk'abanyarwanda, sibyo? Bateze kuva muri Kongo. Icya kabiri, kuko hariya ni iwabo, guhera mu 1500 abo bantu barahari. Uyu munsi wa none wowe n'ikimenyimenyi n'umwami wacu niho imoba babirebe, kuko ubundi umwami wacu bamujyanaga yo gukora iki? Asungu niwe bari bamucira umenyere bari bafite gereza. Dukomeze ibyo rero. Igiteye agahinda nuko aba bantu bwabo, icyo nsaba rero abahanga n'amasosiyete civile kwanza hakabeho nk'abanyamategeko bihariye bakavuga bati tugiye kurega abakoloni, sibyo? Kugira ngo bagaragaze uruhare rwagize, kuko batishyura repatriation, ibyo bangije no kwica umuco w'abandi no kubica no guteza ibibazo byari. Ibibazo byose biri mu karere, biri muri Afurika, dukwiriye kubishyira mu mateka. Ibyo ushurwa urubanza diplomasi yahita ibihagarika. Diplomasi rero icya kabiri nkabwira Afurika ubwayo kutirasa mu mbavu. Igihe kirageze kugira ngo abanyafurika bamenye umwanzi wabo uri common. Ntabwo umwanzi w'abakongomani ari umunyarwanda, ntabwo umwanzi w'abanyarwanda ari umukongomani, ntabwo umwanzi w'abanyarwanda ari umurundi, ntabwo umwanzi w'abarundi ari umunyarwanda, ntabwo umwanzi w'abarundi ari umugande, ntabwo umwanzi w'abaganda ari umurundi, ntabwo umwanzi w'abatanzania ari umunyarwanda, ntabwo umwanzi w'abanyarwanda ari umutanzania. Ahubwo umwanzi wacu ninde? Ko nta n'umwanzi dufite ugasanga dupfira, n'udushyira mu murongo umwe wo kumupfira kugira mu nyungu ze. Ntawifuza kubona Afurika abanyafurika ubwabo bakorana. No, it won't work. Nishobora gusanga nta mwanzi dufite tugasanga arinda dupfa. Ibyo bireke. Ikindi rero ngiye nsoza kugira ngo tuze kujya mu bindi. Ubu nari nafashe akanya kugira ngo nse nkaho tubwira abantu bacu kumva no kwaguka mu mitekerereze. Utekereza ko akumvise? Ndabibwira bacu, abanyumva bacu banyumve, wenda hari n'abanyapolitike bacu banyumva, wenda bari babizi cyangwa se batabiha agaciro, ariko this is the way we should go mu gusobanura ikibazo cyacu. None se Kensi wakomeje kuri iriya nama ya East Africa n'iya SADC, izahuza East Africa na SADC, ndakubwira ni kubwanjye mbona nta kintu izageraho. Tureke kwica wowe ubona ute? Oya twece gisaba president ko ntabacine gigute. Icyo mbona icya mbere, ndashaka nsabe abaperezida yuko babwizanye ukuri, kuko uretse kandi urambaza ukambwira ngo nzi, ntabwo nakubajije. Please, icyo mbona ni kimwe, Angeli, kuba inama ibaye ihuze SADC na East Africa ubwabyo ni ikintu cyiza. Icyo ntekereza ni kimwe, bareke blame games, babwizanye ukuri, sibyo? Ubwabo babanze noneho bumve inyito nyayo y'ikibazo gihari, kuko nta nari mu gisubizo cyaboneka mu gihe umwe kivuga ati n'u Rwanda, abandi bati mwebwe gutya na gutya. Buri muntu babanze bamenye ikibazo icyari cyo kugira ngo gishakire igisubizo. Icya kabiri, mu gushaka igisubizo ntigishoboka na hato kuba cyabaho. Ntabwo igisubizo cy'abakongomani cyashakwa na Ramaphosa, ntabwo igisubizo cy'abakongomani cyashakwa na Kagame, ntabwo igisubizo cy'abakongomani cyatangwa na Samia Suluhu, ntabwo cyatangwa na Museveni na Uhuru na William Samuel Ruto. Igisubizo cy'abakongomani kigomba kuva mu bakongomani. Icya kabiri, bibukiranye, ntabwo na rimwe uyu munsi amasezerano ya Nairobi nta gaciro gifite batazanye no kuyavugaho. Yari imitwe yose yitwaraga gisirikare, none iyo mitwe yarekipiwe na leta iyigira abazaremba against kugira ngo barwanye umutwe umwe bitirira abanyarwanda, sibyo? Cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi, sibyo?
tuvuga ibintu uko biri. Yego. Ibyo ngibyo nubwo ari umutwe ugizwe na bose kuko sinzi ariko nimugora mu kiganiro babonye bo bemeza ko umutwe utariho ahubwo ari u Rwanda. Ubwo rero sasa ni nayo mpamvu nanjye nari mbigendeyeho nkubwira nti iyi nama niba koko ubuyobozi bwa Kongo buzajyanamo ibitekerezo twaraye tubonye mu kiganiro twabonye nta kizageraho ahubwo hazavuka bloc ebyiri. Hazavuka bloc ebyiri. Urakoze. Imwe iri mu Rwanda n'ibindi bihugu hanyuma n'indi irimo Kongo n'ibindi bihugu. Urakoze cyane. Bizabe guterana amagambo. Urakoze cyane. Urakoze cyane Angeli. Kuba rero sasa aho ruzingiye niba badashobora kwemera ko bari kumwe na bene wabo bafite uburenganzira bwabo nk'abakongomani, aho ngabo rwose ndakubwiza ukuri iki kibazo ntikizapfa gikemutse ahubwo intambara izakomeza. Nibyo nkubwira ko ahubwo muri iyi nama hakenewe kubwizanya ukuri, bazabwizanya ukuri. Ariko kuko na M23 mbona inama y'abakuru b'ibihugu ntabwo M23 izaba ihagarariwe, sibyo? Ahubwo Kongo izaba ihagarariwe na perezida wa Kongo. Yego. Hari indi bloc iri mu Rwanda ruzaba ruri kumwe n'ibindi bihugu kuko na Uganda byanze bikunze izaba iri inyuma y'u Rwanda. Ibyo babidefinisa. Hazavuka ahubwo intambara ikomeye hagati ya SADC na East Africa kandi uzabibona. Anyway, reka nkubwire si yo yaba iya mbere kuko yaranabaye.